ngo iki giti ngo gihora cyera imbuto ngo kandi kikazera no mu gihe ibindi bitari kwera. Nitwa Augustine Mbonabucya, ndi umuvugabutumwa bwiza. Nk'uko bisanzwe tujya tuganira ijambo ry'Imana mu mwanya nk'uyu. Mbahaye ikaze, reka tubanze dusenga Imana, hanyuma tuze kureba n'icyo Umwuka Wera yenda kutuganirizaho mu ijambo ry'Imana. Dusenge. Mana Data nyir'ibihe, nyir'icyubahiro, nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, dushimye izina ryawe ku bw'aka kanya uduhaye, kubwira ijambo ryawe tugiye kuganira. Ijambo ryawe ni umutima utera imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imibereho. Dusabiye abariteze amatwi bose kugira ngo bakire imbaraga ziri muri ryo. Njye umugaragu wawe ukoreshwa, umfashe kugira ngo ibyo washimye kugeza ku mukumbi wawe ubihere umugisha mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Bene Data, abo turi kumwe mwese, dusangira ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 7, turasoma ku murongo wa mbere. Luka ibice byaho 7 duhereye ku murongo wa mbere. Nuko ayo magambo yose amaze kuyababwira, ajya i Kaperinawumu. Hariyo umutware utwara umutwe w'abasirikari, yari afite umugaragu we akunda cyane, wari urwaye wenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu, amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, n'umuntu ukwiriye ko umugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Murankundira twongereho irindi jambo ryiza naryo dusoma muri Zaburi, mu gitabo cya Zaburi, ariko turasoma kuri Zaburi ya mbere. Haranditse ngo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntago byuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Hamwe n'iri jambo ry'Imana tugiye dusomye, turashaka kwiga ku ijambo rifite insanganyamatsiko, kugira ibikorwa binezeza Imana byatuma tubona n'ubutabazi iyo dutakiye Uwiteka Imana yacu. Kugira ibikorwa, kugira imirimo, kugira imbuto zaduhesha no gutabarwa igihe kimwe iyo dutatse turi mu bigeragezo cyangwa se mu makuba akomeye. Nituvuga imbuto, muraza gusanga iyo ari inshingano umwami wacu Yesu Kristo yadusigiye. Mukristo wese ututeze amatwi, kwera imbuto byo ni inshingano tutabyongeyeho n'indi mpamvu iyaba iyo ari yo yose. Kwera imbuto ni inshingano. Yesu aravuga ngo mugende mwera imbuto, ngo kandi nyinshi, ngo kandi mwera imbuto nyinshi zigumaho. Yashakaga imbuto nyinshi zigumaho. Kwera imbuto rero ku muntu wahindutse ni inshingano. Ariko hano tugiye kureba imbuto zishobora kudutera gutabarwa n'Imana, cyangwa ibikorwa byatuma tugirana ubumwe n'Imana kugeza aho twatakira na bya bikorwa bikatuvugira. Bibiliya iduhaye inkuru ngo yari umwafande wari uyoboye ziriya ngabo muri kariya gace Abayuda babagamo. Ngo uyu mwafande cyangwa se uyu muyobozi w'ingabo ngo yaje kwikundira itorero cyane, akunda Abayuda kugeza ubwo yaje kububakira n'urusengero. Ngo umunsi umwe Bibiliya iratubwiye ngo arwaza akana,
ngo akana gakubitwa n'umuriro kaba kararembye, ndetse aho ngaho rwose ngo akana ngo kaba gashizemo n'umwuka, ibintu birarangiye. Ngo kana karakubitwa n'indwara, ibintu biracika. Ngo ariko uyu muyobozi w'ingabo w'umunyamahanga yari Umuroma, ngo yumva ibikorwa bya Yesu. Yesu yari arimo kwigisha muri kariya gace, yari yaragiye yumva amakuru ye nk'umuyobozi w'ingabo muri ako gace. Ngo yari yarakurikiye yumva ko Yesu agenda akora ibitangaza, yumva ko Yesu hari abantu yakijije, yumva ko Yesu hari abantu yagaburiye, yumva ko Yesu hari abantu yasubirije ibibazo n'ibyifuzo mu gihe cyabo, igihe babaga bakomerewe bamerewe nabi. Ngo yumva aya makuru arayabika. Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugabo ngo amaze kumva aya makuru, ngo akana ke kamaze gukubitwa no kuremba no kumererwa nabi cyane, ngo atuma intumwa arazibwira ati nimugende mumbwirire uwo Yesu, nimumbwirire uwo Yesu aze nanjye ngirire neza nkiriza akana. Ngo aka kana yaragakundaga cyane, ngo atuma hati mugende mumumbwirire ahagarika ibikorwa byaho yarageze, nanjye aza ntabare akana kanjye kamerewe nabi. Mbere na mbere icyumvikana n'ukwizera mwafande k'uyu musirikare. Kwizera yagize kugira ngo atume kuri Yesu, nicyo gitangaza gikomeye cyane cyatumye na Yesu ahari yita ku makuru no ku cyifuzo cye. Intumwa ziragenda zisanga Yesu arimo kwigisha ubutumwa, ngo ziramubwira ziti umuyobozi w'ingabo hariya hepfo kuri uriya musozi aratubwiye ngo mutabara umugirire neza uzumukiriza akana. Ngo abari aho bagose umwami wacu Yesu Kristo bari benshi cyane, ko Yesu agira abamukurikira benshi. Nubwo hari benshi batita ku makuru ye, ariko twagira ngo tubatangarize ngo abamukurikira ni benshi. Imana yacu ishimwe cyane. Zina rye ryahawe umugisha gukurikirwa no kwizerwa. Bibiliya iratubwira ngo n'izina ryahawe kw'amahanga yose ngo azakirirwa muri izo, azakirizwa muri iryo zina. Yari afite abantu benshi yari ari kwigisha muri kiriya gihe umwami wacu Yesu Kristo. Ngo bacyumviriza iyo ntumwa iri kumubwira ati baragushaka ngo umuyobozi w'ingabo umugirire neza. Ngo ababikurikiye nimwumve imbuto zivuga, imbuto zihindura ibintu, imbuto zivugira nyirazo wazeze. Ngo abakurikiye begera Yesu baravuga batumva, wenda serivisi wari kuduha buyihoreye, buhagarikiye aho tubabarire, dushingiye ku cyo uriya mwafande yadukoreye. Haleluya. Genda umuhe serivisi. Wari uzi ko ari we watwubakiye ruriya rusengero? Iyi ni we watwubakiye ruriya rusengero, wenda ibyacu byahagarara, ariko kuko twamubonyemo igikorwa cyiza nta mpamvu bamusabira icyiza. Umva nshuti muvandimwe turi kumwe, ibikorwa byawe hari ahantu bizakuvugira udahari. Icyo ni ijambo ry'Imana ribanza kukwigisha. Wari uzi ko ibikorwa byawe hari aho bikuvugira udahari? Ibikorwa byawe bizavuga, ibikorwa byawe bizagusabira icyiza, ibikorwa byawe bizakuvugira imbere y'Imana. Ngo bose batera hejuru bati iyi serivisi wari kuduha buzihoreye, dushingiye ku cyo uriya mwafande yagiye adukorera, muhe serivisi. Haleluya. Imana irashaka kugira ibikorwa byiza hano kuri iyi si. Imana irashaka gufasha abantu hashingiwe ku cyo uri cyo, hashingiwe ku mugisha Imana yaguhaye, hashingiwe ku ijambo ry'Imana wamaze kumenya mbere, hashingiwe ko n'ubumuntu bugutegeka kuba umuntu ubaniye n'abandi neza. Uratangarizwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana. Ibikorwa byawe bishobora kukuvugira neza cyangwa nabi. Ngo Yesu akibakurikira ati mugize ngo iki? Bati yatwubakiye iriya sinagogi ureba. Niwe watwubakiye iriya sinagogi. Byumvikana ko mu ntege nke zabo ahari bashobora kuba batari kuyitunganya nk'uko yari yarayigize, ashingiye ku butunzi Imana yamuhaye.
ashingiye ku cyubahiro Imana yari yaramuzamuyemo ngo abubakire isinagogi. Wowe ahari se mu cyuri cy'uyu munsi waba ufitiye Imana ikihe gikorwa n'irihe shyaka nawe waheraho kikuvugira mu bihe bigoye cyangwa bikomeye? Ngo umwami Yesu aravuga ati yewe niba koko mumuvugiye, niba mumusabiye, niba koko yarakoze ibyo bikorwa byiza, reka mbe mpagaritse ibindi mutabara. Ngo Yesu ajya kuriya muyobozi ngo amukiriza akana. Ibikorwa byiza, imbuto nziza zishobora kukuzanira umumaro ukiri na hano mu isi. Ibi bitwibutsa undi mugabo cyane ukomeye w'umusirikare nawe witwa Cornelio, watwaraga ingabo zitwa Italiyana, yari ahagarariye Abaroma muri biriya bice bya za Kayisari. Cornelio tumusoma mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 10. Ni umugabo nkunda cyane. Bibiliya iratubwira ngo yari umugabo ngo wubaha Imana, yari afite indangagaciro 3 zikomeye ngira ngo nguture, ngo akubaha Imana n'umuryango we. Icya kabiri ngo akagira ubuntu bwinshi, arizo za mbuto turimo kureba. Icya gatatu ngo agasenga ubudasiba. Birumvikana ko izi ndangagaciro zatumaga agira igikundiro ku bantu ndetse no ku Mana. Umva nshuti y'umusaraba, ukwiriye kugira indangagaciro zituma ugira igikundiro ku Mana ndetse no muri sosiyete tubamo. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo uyu Cornelio ngo akubaha Imana n'umuryango we, ngo akubaha Imana n'abana be, ngo akubaha Imana n'amayesikoti ye, ngo akubaha Imana n'abaturage yari ahagarariye cyangwa yari ayoboye, akubaha Imana atitaye ku cyo yari ari cyo, ariko bikamusaba no kubaha Imana. Ngo ibi byatumye Imana yumva isengesho rye. Icya gatatu ngo agakunda gutanga. Imana ijya igusaba kugira ngo utange mu byo ufite. Bibiliya iratubwira ngo iyo utanze, ngo iyo urekuye ugahabwa, bizana umugisha ukomeye cyane, kandi bituma za mbuto watanze nk'uko turi kubyiga zikugarurira igisubizo n'igikundiro cyane cyane ku Mana. Ngo akagira ubuntu bwinshi. Ariko wera imbuto Imana izagushimiraho cyangwa se zakugirira umumaro ukiriho, cyangwa zazasoromwaho nabo uzasiga, cyangwa n'urubyaro rwawe, ujye ugira umugisha ukarekura ugatanga, agafasha abababaye. Turavuga Cornelio ngo agafasha abababaye, ahari agasura abantu kwa muganga, ahari akaba yashobora kubajyana igihe badafite imbaraga zo kujyayo. Ngo ibi bikorwa by'uyu musirikare nkunda w'i Kayisariya witwa Cornelio, ngo umunsi umwe ari mu masengesho n'uyu muryango we, n'iki cyumba cye bari mu gusenga bo yari ayoboye, ko yubahaga Imana n'abayoboye nabo mu muryango we, ngo bari gusenga. Bibiliya itubwira ko bari bafite icyifuzo gikomeye cyo kuzura umwuka wera. Marayika ngo abyumva cyane bari gusenga, ngo araza aramubwira ati Cornelio we, gusenga kwawe gushingiye ku bikorwa byawe byanejeje Imana. Kumviswe. Haleluya. Kumviswe gusenga kwawe. Nshuti y'Imana, imirimo yawe iragusengera. Iyo wagiriye abantu neza baragusengera, bakuvugira amagambo yatuma Imana yumva ibyifuzo byawe. Imana yacu ishimwe cyane. Imbuto nziza. Ngo iyi miterere ya Cornelio rero niyo yatumye icyumba cyiwe cy'amasengesho, niyo yatumye abo basenganaga ngo amasengesho yabo yumvwa. Gusenga kwawe kwazamukiye imbere y'Imana, bituma Imana yumva. Marayika yaramubwiye ati nzanye igisubizo. Babatijwe mu mwuka wera, bagira ibihe byiza hari i Kayisariya. Petero nawe ngo yari yahageze yatumweyo, ngo basangira ibyiza byo mu mwuka, baranezerwa, buzura umwuka wera, bagubwa neza kubwiza imbuto z'uyu musirikare ukomeye witwa Cornelio. Bibiliya itubwira undi mudamu nkunda cyane witwaga Dorokasi, kuri indi zina ni Tabita. Uyu mugore yaracishijwe bugufi cyane, ntabwo yari umutunzi ukomeye wo mu rwego ruhambaye, ariko icyo yagiraga ngo akubaha Imana ku cyiciro yari ariho. Ngo agakunda kubohera abantu utwenda, agafasha abapfakazi bagenzi be, akajya kubasura, akabagemurira abarwaye kwa muganga, akabasura, akabahumuriza mu tubazo tw'abandi bagenzi be nk'abapfakazi. Dorokasi ngo agakunda kubaha Imana no kuyinezeza cyane. Bibiliya iratubwira ngo Dorokasi yapfuye rero.
yapfuye. Ndavuga imirimo, turi kuvuga imirimo. Ngo abantu bararira, uyu mubyeyi ngo batera utwenda hejuru, naka gakanzu nako yaboheye umwana wanjye, nako yampaye, ngo bose bavuga bati Mana we wamugiriye neza, wamugaruye, wamutabaye, yo tugarurire Dorokasi. Ngo Petero barahahingutse. Bibiliya iratubwira ngo baramubwira bati yewe Petero we yari umukozi w'Imana wuzuye imbaraga z'umwuka wera, watubabariye ugasengera uyu muntu ko tubona yaratugiriye umumaro. Nawe ngo yuzura umwuka, yumva umwuka aramubwira ati kubw'imirimo y'uyu usenga Imana mu mbaraga no mu mpano Imana yaguhaye hari igitangaza kiri bube. Ngo Petero aramurambikaho ibiganza arasenga. Wagisenga hamwe n'amasengesho yuzuye impande zose, hamwe n'amasengesho yabo yagaburiye, habona amasengesho yabo yasuye, hamwe n'amasengesho yabo yakoreyeho umugisha ugiye utandukanye. Mwene data uduteze amatwi, imirimo yawe izakuvugira umunsi umwe. Imirimo yawe izagera imbere y'Imana ikomanga urugi kandi bakingure. Wari ukwiriye gushishikarira gukora, kuko gukora gutanga umusaruro ukomeye umuntu akiriho, ariko cyane cyane tuzasarura tugeze imbere y'Imana. Haleluya! Tuzasarura turi imbere ya Data, ariko igihe dukiranutse turi mu isi tujya tubonaho umusaruro. Bibiliya itubwira umugore umwe w'Iserafati, ndavuga imirimo w'Iserafati. Uyu mugore ngo nawe yari umukozi w'Imana ukomeye. Ngo Elisa yarahageze inzara yamwishe, ngo aramubwira tumva genda wa mugore we mfungurira ndapfuye ndabona amapfa yanyishe. Ngo arangije akora ku gatsima yari afite n'agafu yari afite, ngo ahereza Elisa ibyo kurya. Ngo ariko uyu mugore yamugiriyeho imigisha. Ngo agafu yari afite n'agakombe kabagamwe amavuta n'akebo yahoraga ashyiramo iyo stoke y'ako gafu yari yagize gake. Ngo kubw'isengesho Elisa yamusengeye ngo byakomeje kuzura. Bibiliya iratubwira ngo nurekura ugatanga, ngo ukanyanyagiza umugisha wawe, niko umubwiriza yavuze abivugira mu gitabo cy'umubwiriza. Ngo ukanyanyagiza imbuto zawe ku mazi, ngo izi mbuto zizanyanyagira aho zigeze hose zera, kandi igihe kimwe uzajya guhura n'umusaruro w'imbuto wanyanyagije mu buzima bwawe uri gutanga. Ngo uyu mugore yagize umugisha ukomeye cyane, yaje no kugira umwana warwaye, Elisa akamuvura. Yaje kumugiriraho umugisha ukomeye, ariko uturutse ku ibikorwa rero. Twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye igiti n'imbuto muri iyi Zaburi ya mbere. Ngo uyu muntu wiringira Uwiteka agakiranuka ubuzima bwe bwose nk'uko Imana ibishaka, ngo amera nk'igiti. Tumenyereye ko ibiti mu gihe cy'iki cyangwa cy'impeshyi mu zuba ryinshi birakokoka, ko bibura amazi, imvura iba yarabaye nkeya, no mu butaka akagenda agabanuka kubera izuba. Ngo ariko igiti cyatewe hafi y'imigezi, igiti cyatewe bugufi bw'umugezi, umukristo watewe hafi y'Imana, umukristo washoreye imizi mu mbaraga z'umwuka wera, agakoguta ubuntu bw'Imana, agakoguta imigisha iva mu Mana, agakoguta icyubahiro cy'Imana. Ngo yahora yera, ngo ahorana amavuta, ngo ahora ahehereye. Ngo iki giti ngo gihora cyera imbuto, ngo kandi kikazera no mu gihe ibindi bitari kwera. Mwene data nshuti y'Imana, iyo we washoboye kuba hafi y'Imana, izi mbuto zirakurinda, izi mbuto ziragufasha, izi mbuto ziragukomeza, izi mbuto zituma n'igihe abandi bakakaye wowe uhorana itoto. Muri Yeremiya ibice byaho 17 ku murongo waho wa 5 ho haravuga ngo iki giti, haboneka ikindi giti ngo gihorana itoto, ngo gihorana itoto. Muri iryo toto kikera imbuto. Iyo uri umukristo ufite itoto riva ku Mana, imbuto zawe zihora zisoromwa, imbuto zawe ziryohera abantu, imbuto zawe zigira umumaro aho hantu utuye, imbuto zawe zigira umumaro aho ucururiza, imbuto zawe zigira umumaro ku kazi ukoreramo,
imbuto zawe zigira umumaro kuri bene wanyu bagukeneyeho ubufasha. Imbuto zawe zigira umumaro kubuha serivisi yo ari aho Imana yaguteretse ngo ufashe abantu. Imbuto zawe zigira umumaro iyo uri umucuruzi, hari abazagukeneraho ibintu bigiye bitandukanye, ariko kandi ukaba n'umunyamumaro mu buzima bwawe. Imbuto zawe zizagira umumaro mu itorero wahamagariwemo. Iyo Imana iguhamagaye, iguhamagarira kuyikorera. Bibiliya itubwira neza cyane, ihamagara Yeremiya ngo nakugize umuhanuzi uhanurira amahanga, ngo kandi ibyo mbigena mbere utaravuka. Mwene data nshuti, ubereyeho kugira umumaro mu bigukikije, ubereyeho kugira umumaro ku gihugu Imana yakuvukishirijemo, ubereyeho kugira umumaro mu itorero wahamagariwemo. Izo mbuto nuzigirira umumaro zizakuvugira mu gihe cyose Imana izaba ikeneye ko zikuvugira. Imana yacu idufashe kandi itugirire neza cyane. Imbuto. Icyanyuma dusorezaho, imbuto zishobora no kuza mu gihe tutakiriho. Nibuka umukozi w'Imana Elisa. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe yari yarapfuye, mu gihe yari yaritabye Imana, ngo abanzi babo umunsi umwe ngo bagiye gushyingura umuntu aho Elisa yashyinguwe, ngo bafite umurambo, ngo bikanze, ngo bafata wa murambo wabo bawujugunya hejuru yewe ku magufwa ya Elisa. Bibiliya iratubwira ngo uyu murambo wahise uzuka uzubakurikiye, ngo ugenda wirukanka, ngo bakiruka bahunga umurambo ukabiruka inyuma. Batese ko tuzi ko wapfuye bigenze bite? Ati nguye hejuru y'umuhanuzi, nguye hejuru y'amagufwa. Mu gusobanukirwa basanga ni hejuru y'amagufwa ya Elisa. Umuntu w'Imana ntapfa. Niyo mpamvu hari korari nkunda cyane yaririmbye ngo nta mukiranutsi upfa. Iyo wakoze ibikorwa byiza bahora bakwibuka, bihora bivugwa. Usibye no mu gihe bizavugwa kanaka, imbere y'Imana ibikorwa byawe ntabwo bizapfa, nawe ntabwo uzapfa. Bibiliya iratubwira ngo igihe cy'iherezo ry'imirimo ngo tuzahagarara imbere ya Kristo twambaye imirimo twakoze. Ngo hahirwa batorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana, ngo kuko imyambaro bazambara muri ubwo bukwe ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Imirimo yawe izakuvugira uriho utanakiriho. Imirimo. Imbuto. Imana ikeneye ko wera imbuto nziza. Imana ikeneye ko nera imbuto nziza. Imana iduha umugisha mw'iri jambo, tugira imbuto nziza zigumaho kandi zizatuvugira, zikatugirira umumaro mu gihe cya none ndetse n'ikizaza. Nkwifurije kwera imbuto nziza kandi zihoraho za Mwuka Wera. Dusenga Imana. Mana yacu tugushimiye iri jambo, uriho umugisha ku baryumvise ndetse n'abaritegeye amatwi. Kandi icyifuzo cyacu muri rusange, utarakumenya umuhe guterwa ku giti, umuhe guterwa ku mugezi, kugira ngo imizi ye, kugira ngo ubuzima bwe bushorere mu Mana. Nibimara gushorera mu Mana, yera imbuto, yera ibikorwa byiza, bihesha abandi amahoro, bihesha abandi umugisha. Urakoze kuduhaye imbaraga ndetse n'umusaruro ukomeye muri iryo jambo, kuba ryumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ngo iki giti ngo gihora cyera imbuto, ngo kandi kikazera no mu gihe ibindi bitari kwera.